akoze ndaryabaye nyine nawe reka mu sibyo se tujyanirane asa kumaye ko numva ataryoshye ntabwo narimwe ibyo ni ibikabyo Sisi waje byari se Mon Dieu. agora ambwiye kuri buze Mon Dieu Seigneur. So ni bibenda kweli ndambiye kuri no sikweli. Uwe. Ntaso. hari icyo kibazo Ntaso. Nakoze iki? Turukuno gatakirembuza kigize marayika. Ayo maso yongera ngo nibarerembuka batwaraho mu mutima. bite ko ari wera kuri gutonganya wera bite Kureba koko. ikiza Musaza waje muri twose ni nyinshi baragutoragura. Ubu ufite ubwenge butekereza. isi ikibazo kiriho n'iki Yewe mwiza uko inaho ugeze. isi koza ikosa nakoze n'iriye Mu cyumba cy'umukozi ntutinye ko nanahari basi. Reba mbona ubwenge basi woguze iki ufite amafaranga hano hanze hari abakobwa urakora ikintu cyuma cy'uwera mbwiza ukuri. hari ikintu kidasanzwe usanzwe turi gukora ku buryo wavuga ayo magambo yose ni kumbwira ikintu usanze ndi gukora ahangaha ku buryo wahita uvuga ngo wavuga ayo magambo yose umbwira gutya Adamu na Eva muri Edeni muri kurya utubuto koko akureba ko ubu ntabwo ugeze ariko wowe ntabwo uriya mugabo wawe ajya guhakera ntabwo ajya abigukorera umuntu wawe mutiganye se kuki ukunda kuvuga ijambo umugabo wanjye aje gute muri bino bintu none se twe kuri kutubaza ni wenda ushobora kuba ufite ikibazo ariko batajya babigukorera ukaba wumva byakubabaje so wowe nawe ramusigayemo umugore n'umugabo ko nsigaye mbavuga tuzana umugabo wanjye njye narashatse birazwi ubu nawe warashatse se tubimenye tuvugiye ibyo ntabyo tukubwiye ariko nyine uzajya ubwira umugabo nyine wawe nimba ubona byakubabaje wabifuriyemo yajya abigukorera so none se wageze igihe cyo kuba wararongoye ntubwire ibyo uri kubikura heza none se ko numva mubazi gahunda zawe byuza n'umukozi ukazana n'umugabo wanjye umugabo n'umugore n'umukozi no mu diaspora bihuriye tuganire munyamerika muzima reka rero mubwire ntabwo ugomba wasigaye kutugendaho igihe cyose mama naje gusanga ibintu byose turi gupanga ari ubugoryi ntabwo turi gutekereza neza sinzi impamvu hari ikintu tutari kubona kigiki se kandi wowe noneho uhora mu mupango gusa hari agapiyese katarinjiramo neza ngo ishusho yuzure none se mama ubu tuvugana Ezekiyeli imbere y'amategeko no mu byangombwa by'u Rwanda yarapfuye yarapfuye n'imva irahari nuze n'icyemezo cy'uko umuntu yapfuye kirahari ubu tuvugana hari Jacques kandi Jacques ntabwo yigeze asezerana n'Uwera ubu tuvugana Uwera afite uburenganzira busesuye bwo kubana na kariya kaniga k'Akanyamerika ariko hari ubundi buryo twakora ubwo bukwe ntibunabe cyane rwose gute nahise umubwire turamutse duteye Uwera ubwoba tukamubwira ko ari umwana mukuru ndetse n'uwatwite bose agomba kubaduha mama ibi byose twaba turi gukora twirengagiza ko ibi byose mbikora kugira ngo Uwera abeho neza n'abana bacu sinshaka kongera gukora ibintu by'ubugoryi sinshaka gusubira mu buswa ibintu byo kumutandukanya n'abana no buriya wirukankana imbwa ukagera ukayimara ubwoba twabikoze rimwe kuri Amora nitubikora kuri babiri Uwera nzi azarwana kandi nta yindi ntambara nshaka pe nta n'ikintu na kimwe
nifuza gishobora gutuma haza urwango hagati yanjye nawe Wera, nubwo kubaka urukundo bikimvuna. Twashaka ikindi rwose. nasaba ko numva byose byishobora kuza kungisha inama z'iki. Gusema kubirakariye. Hoya n'ubundi nta nama nzima njya ngo nkubwira ibintu ntubyumve. Ubwo rero ndumva nta n'impamvu yo kuzajya uza kungisha inama ngiye nkubwiza. Oya buretse mama buretse kubirakara tibyawe. uzi n'ikindi ndakurenganya kuko ibitekerezo byawe hari shitani derira ikuri iruhande iri kugushimashima kana k'imyaka ingana nikuwe nkubaze waje ahanga kwirirwa uryamana n'abagabo n'abasore utazi ndarengana kuvuga abagabo n'udusore tw'utwana nicyo cyakuzanye ahangaha hanyuma ngaho mbwira none uryamye inka uryamye amata uryamye ibiki urarwaye ntabwo nari meze neza yego hanyuma kuva rya usigaye urwara ahangana n'igihe undi muntu ubimenyeretse wese urwaye iki nyereka ibinini wajya kwa muganga si wowe ni kubasa rero twumvikana nta jambo nshaka kuvuga nawe nonaha ndi kubaza umukozi wanjye Wera urwaye iki nyereka ibipapuro byo kwa muganga wivuje ryari ku buryo uzakuza gutenengera aho ngaho urarikina aya numvaga naniwe muri ngewe watavuga reka ndoho ariko ngira ngo twite perezida yego utwite Obama ni Trump utwite basigaye guservi imbuto muntu uza mu cyuma uri seseme yanye vutu akwajurika ifu ariko aho bigeze nje uranani anyway Wera kahe soka no mvuga na musaza wanjye sisi uzi ko uyu nguyu uri kubwira bari umubyeyi twite ibi bintu kumugaba bigira najye ikibazo kwa muganga kumwana ndakubwiye ngo soka ngagane musaza wanjye nta kibazo yihutese Uwera byashobora gufata iyo misambi yawe ukayikura ku buru ukajya muri soka umusora mu cyumba cye nta kibazo yubatse se cyangwa wubatse waretse twe tukaganirira hanze iryamiro riri gukera hata bikira marabu kibeho we uzi n'ibindi rero ni izina ry'Imana urananiye nerekera aho hasi kabaye agakombanyo bagwe zindi akuze kuzina hagati yawe niwe rundi mukoza none ntabwo uzanyorosa nanga wowe rero urongera mworoshe umutima mubi ufite ubundi ni bwoko Isiraheli kubwiza ukuri ni izina ry'Imana urananiye burundu ntabwo ukiri mu bushobozi ngiye guhamagara mama mu bwintu biri kubera hanga kuko ibi ngibi ntabwo oya ibi ni uburozi iyi ni ubwo waba uri kwirushya aretse nkamuhamagara nkayimwibwirira Yesu Kristo sisi uri kwirushya cyane reka mbimubwire reba naho ugeze naho ugeze bayo hano nagawaka bayo ariko wese ryame uruhuke nuza kubyuka uze kuzimana vishwa yose sawa nta kandi ukomeze yakurikiza Lewisi ntari Lewisi uwe ntabwo nanyizabije nawe tujya inama kuri master plan nziza. uyu munsi twige ku kibazo cy'ubukwe bwa Wera uburyo bitagomba kuba, hanyuma ejo dusubire muri business nyine urashaka gushaka amafaranga. ko mugiriye inama none ngaho wowe yingire kuko njyewe izo ngwa zose urazanga ngaho wowe ngira inama none Nise dukora iki? dukora iki kandi nakubwiye icyo gukora we hangane dukora ibyo nakubwiye rero ko bitazagenda neza. Nta yindi plan twakora, nta yindi itari iyo ngiyo, nta yindi nzira twacama. ntayo ese ubundi nkubaza Wera yaba abizi ko ari umupfakazi? nyine Uwera yaba abizi ko Ezekiel atakibaho? Icyo kintu ntabwo nigeze ngitekereza kuko ntabwo nigeze mbimubwira. Nkurikije ibyo ntekereza nkeka bitewe n'ibiganiro njye nawe twigeze tugirana mu buzima,
kuko na nyuma nakomeje kumwusaba gatanya kandi iyo diri ya Ezekiel yaravuye mu nzira. Nuvuga ngo kereka none ntago twamuca amazi buriya yagira uburyo bwo gushaka amakuru. Nuvuga ngo turi hagati 50-50, ashobora kuba bizi cyangwa atabizi. Atazi ko wapfuye hagati. Ezekiel niwe wapfuye Jacques arahari kandi ameze neza. Jacques ni nawe Ezekiel. Kubera icyo bimbajije ma. Kubera ko ari ngombwa. Gusa si ikibazo. Kugeza uyu munsi wa none Uwera azi neza ko akiri umugore wawe. Haba mu bivuzi, haba mu bari batashye ubukwe bwanyu, haba buri umwe wese. Iwacu ngira ngo ibyo urabizi. Ariko kugeza ubu ntabwo azi neza ko uwo yita umugabo we yapfuye, ubu hazutse undi. Hari ibyo azi. Ni ukuvuga ngo niba atabizi ko Ezekiel yapfuye, ni ukuvuga ngo nshobora kumwimagatanya pressure bigakunda. Mama wanjye ndakwemera kabisa. Wallahi ndakwemera. Master planner. Ubu ni ukuvuga ngo ubu nemere kubana na Belinda tugasakana tugasezerana kutubyifuza. Kandi noneho nawe nkamwimagatanya akirukanka akabiva imyuna. Ariko se abaye abizi ko Ezekiel yapfuye byagenda gute? Agapa kaburiwe ni mongo, akabarore ni mukarote, karote yabwiwe ni mongo. Oda wote turuka he urajya he? Ndajya he? Amaguru ari kujya ese kuri wishimye yakuyobeje maguru asigaye atandamye uje kureba ndi hano ukuntu ukijijisha gusa umuntu uje kureba uramuyobewe. Yego rate inzira ahubwo itonde bajya bavuga ngo ni ukwiruka ku muyaga kandi uzi ko utazawufata niyo icyo gihe uri kotsa ifu kubera ko ubuze n'ubundi ntacyo uzarura. Kandi baravuga niba ari umugani, niba ari akaririmba, niba ari igisakuzo, niba ari ikibaca ngo uri kumva ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Turi kujyana ngo ariko ngo ibirangaye bitumuka amasazi bigata agaciro bakabijugunya. Tugeze mu gisobanuro cy'uwo mugani. Urabona ibyo gihe mpita nkugereranya nawe Uwera. Uri kubyumva? Nk'ukuntu gucyo uba wimerera gucya mu nzira rwose wabyerekanye wabayuye mu nzira ugenda utandara uvuga ati babirebe babibonere hafi. Ni icyo buri kureba itako. Warangiza wareba nka nuza wareba nka Uwera uri kumva? Ukabona yikwije ukavuga ngo karakana ngo nagaturage. Buriya bari abana baba bafite nibyo babipfunikiye bavuga rero. Nibyo abantu baba bashaka. Rero uwo nguwo uri kwiruka inyuma uri kumva? Ari kumwe na Uwera bameze neza. Tukumvikana wowe mu nzira waje ngo ndamuzeho ngo mwereke ngitako ngo mwereke ngamabere ngahite ngashiduka ngaze reka da umeze nkayo manuza bakakumbesha gashi kumbesha kumvikana komeza wiruke kunuza Uwera na Lewis buso Lewis akemera uriya muyayara. Yego ra umuyaya rwose yakoresheje agaciro ubu ngubu ari wowe nawe nindi bari kumwe niba kuko niboze ko ari umuyaya ibyo ngibyo mujye mumenya kirahira ngo nukuri kw'Imana barimo barakora iki aho sisi kumbona wahiye cyane mbona wayagaye ukubera ibyo uri kubara hakuzi ko wagira ngo hari nk'ikibazo dufitanye kinini cyane. Urimo kwibaza aka kangeze mu Rwanda kuko bese bakuroga ariko abantu baba bagome mana abantu baba bagome nuko buri wese wowe ufite umutima mwiza bari ukumuroga ariko umutima mwiza utagira ku bandi ukabugera kuri wa mugore abandi se duhura n'ibandi abandi bo mu rugo bawe wowe ntago nkwitaho. Yego abo muri uru rugo
ese wowe ntabwo nkwitaho abandi babitayeho cyane basoresha imbunda ku gahanga babitayeho pe maganya ubwire iki Gasisi buriya wowe ibyo ubona ubyegereza umutima cyane kandi siko biba biri pe ibyo wibwira siko bimeze okay can't not tell me byitwa gute gusanga uri gutamika umugore ikibazo nuko ari umugore ikibazo nuko ari iki no njye nsobanura ukuntu byitwa mbayeho sinigeze nabona na rimwe niyo nabaga ndwaye rewe wowe ubwawe no kunzana agatambaro k'amazi ashyushye nkozeho basi cyangwa akonje ngo umare umuriro ntabyo nkuzi werega uri umutesi cyane ubaguba nibebeje cyane Gasisi hari ibintu dukora nyine atari ukubera ko wenda nshaka kuba nkwanga ariko mushiki wawe ni umutesi kubera ko yarwaraga no kumuhereza ikinini akaba ari imbuto ariko umugore utazi ibintu bakuzana ntabwo ari njye waba wabiguze umugore utazi reka nkubwire niba ufite ubwenge buzima garuka ku murongo niba baranakuroze ubwenge kurogoza kuko ibi ntabwo ari byo what is that ubwo wari ngera n'indi bakababwira undi ngo baramuroze njye nzi ko bandoze siko ajya kumbwira ariko noneho wowe niba nanjye amarozi yanjye basi yafashe igihe kugira ngo amfate ibaze ko nta n'iminsi ingahe ishize ugahita utangira gufatwa kwinjirwamo n'abadayimoni ntazi ubwoko ibintu ni ukuri ibintu ukubwira nibyo ibintu uri kwibwira siko bimeze harya ubundi uzagenda ryari singutangiye no kunyirukana nongeye ngo igihe uzavira ngaho kubera ko nta ukomeza kuhaguma ariko uriya mugore akomeza kukwangiza umutwe wanongeye cyakubwira ko ntabwo nakwemera kugenda uriya mukobwa atari yabyara ngo iki ariko noneho karabaye yego nyir'inkwano ujya ubona imirimo aba afite gukora hano aba ari kutwebwe yego pe aba ari gukora akazi ke aba ari kutwitaho ariko twe nta muntu ufite umwitaho yego dogiteri nyir'inkwaya yego Claude we turashize none kuva rero wabaye mubyaza wowe ugomba kubyaza si wimfata nabi ariko rwose ahangaha se uramwitaho inda ntiyawe warayiteye uravuze ngo nta muntu umwitaho urambonye mbona mbese ndi ipoto ndi igiti sinabasha kumwitaho ndakubaza urandebye umbona ndi igiti kuva mbere hose tabwagaho n'andi utaraza wasanze yarapfuye ukuntu mbona usigaye umeze muri iyi minsi menya utarajyaga unamenya ukanameze impamvu meze gutyo ni uko ari wowe uri kuntera zino shitani zose ariko shitani nize ko ari wowe uri kubyegereza umutima cyane yewe mujye mumenya ubwenge mutekereze kure mbwira barimo barakora iki shawe barimo barakora iki mbwira mani bari gukora iki ariko se mbikubwiye nibakuremo ibyo yabonye atagukorera nibyo ari gukorera uwera erega ntukabone ureba uwera uriya mukobwa umaze kubibona ni indaya kirirwa gaseduwiza abagabo b'abandi kandi kakabeshya ngo bagafashe ku ngufu ndibuka impamvu ku munsi wa mbere wisaza yanze ko ninjira mu modoka ngo azamwereka ahangaha wenyine shabura kagiye kamuneranya agahinda rero mimi sibyo reka nkugire inama genda uryame usinzire ukarabe unywe amazi birashira naho kuri Lewis iyambarire byanze pe nta kivamo itahire nta kintu ukuramo ngaho ugonze ipoto waretse nkinjira mbabara ngiye ninjira ujya gushwanira abandi bana bimereye neza ubu ngubu Lewis ari gutera undi akikiriza uwera nimpura nawe garatera akikiriza ngo reka ngutume uzamubwire ko aho nzajya nca tugiye guhurira mu nzira azajya ahita yirukanka ko nzamushwaranga aya ndi kuvuga uwe nyine yirukanka mu zindi nzira nzamukorera ibintu nzamukorera ni Imana yonyine yo mu ijuru ibizi n'undi mwana afite icyo akurushije andushije iki kugira umunwa no kugenda ateranya abantu abasebya kugira ngo atware abagabo b'abandi erega buriya Lewis ariyubashye ntabwo akwiye umuntu nkawe wiyandarika ntabwo yambana Ngwabye ngo bamufashe ku ngufu. Ndi mufata ku ngufu. Ibyo byararangiye. Byararangiye. Babure Imana imfashe noneho Murena Belinda mukorera gashya. Si yaneranyije. Baburetse. Ariko ntukagira umushiha. Baburetse n'amazi umushiha. Uri gufa n'umuntu mutanakundana. Waramukunze ntiyagukunda. Yafite iwe yikundiye waretse guruka kubagusiga. Wirukira. Ubu ngubu bagiye mu buriri bakundanye iminsi ingara. Bagiye mu buriri bakundanye iminsi ingara. Kari kuri akagenda ameze neza nubwo ko ameze neza abe mu buriri ariko usibye ko nabyo n'ubundi nsohotse aribyo barimo kuko numvaga ese ko nsigaye mbona muri iyi minsi abadeperi naho batandukaniye n'abaseriveri bo mu kabari naho mutandukaniye dore undi ari hejuru ni hasi Lewis hejuru undi ubu nakwasa ubita cyari kuko atari bashyize hasi
babureka ubu kari gutogota umva genda ushyuhire higiriye genda unywa amazi birashira we ubu no buragahombeye umva sha ibyo wirukaho ntuzabibona Lewis mwana wa mama ese ubu ngubu usanze hari undi muntu undi wenda ndi kwitaho ndi gufasha nka gutyo ubu wabigera ikibazo nka gutyo ariko ubundi kwita nawe ubundi icyo bisobanuye ese ni ikinini wamugure kuri farumasi uraza uramuha ese yararwaye umujyana kwa muganga biranibici byo kutera wanditse se manga kuko utaratwitaho umunsi uzatwitaho wenda nawe uzabyumva ntawamenya ewe suri musaza wanjye sori kunjurira ngo sindatwita mbese uru rugo umugore ni uwera ubundi si wavamo nk'abo basigirana ko numva umugore ari uwera ko ari ubyara banza ntanakenewe ahangaha kuva waza mbwira ikintu kimwe mu buzima basi njye nawe twakoranye ariko sisi ngayibaze nk'umunsi yaba ari nko mu mirimo hano kubera umunaniro mwinshi ariko akora wenyine nta gakera uhari nta gakera uri ahangaha akora iki ariko ibaze nk'ubu nyine aramutse agira ikibazo ahangaha uzi ko ari wowe byagira ikibazo bizakingireho rewe bizakingireho gakera arahari ahangaha uretse umwana w'igitabo ikindi kintu akora ni iki akubakemeka ukabiriza ibintu ariko ubundi ikibazo bihuriye no kumutamika njye no mbwira ikintu ahantu byo imbaraga nkerega ntafite imbaraga zo gufata ifu yo ashyire mu kanwa ubwo ikintu kimbabaza utugambo twose wambwira gutaraza mushiki wanjye reka nze ngufashe ndabyumva uraremerewe reka nze ngufashe ubuse ninjye waje gufasha cyangwa waje gufasha wese urakibuka gusenga byibuze ko mbere gusenga ashaka ko ari byo bintu byagufashaga cyangwa uriya mugabo wawe yaraje ahita kugira umupagani ku ngufu nawe hanyuma se wowe ahubwo uracyasenga ukuboko kwafataga bibiliya niko kwafashe imbura rewe ntuzanye no kunyigisha akana ndakwinginze ibintu byo kugira umwana mwiza ubirangiriza ahangaha tuganire nk'abantu tuziranye ushobora kubona wowe waravutse ibintu byose mu rugo bihari dufite abakozi nta kintu ubuze hano uriya mwana w'umukobwa uko biri kose iwabo ntabwo yaza kuba umukozi wo mu rugo iwabo ntabwo bari bafite ubushobozi buhagije ntabwo aba yarabonaga umuntu umwitaho utwo tugambo uri kumbwira sibyo wari kudutekerezaho wibaza ko na Jack wanjye aribwo buzima yanyuzemo impuhwe utagiriye Jack ntuzazigirira uwera empwe entre uri kugereranya ibintu bitajyanye kase bitandukane hehe gufata umwana w'umukobwa ntabwo ari umwana w'umukobwa umugore wataye urugo wanzwe n'umugabo we akatwitira bakamutenda mu nzu yanjye y'umuntu wamufashije agatwitira umugabo w'umuntu wamufasha amugira neza musaza w'akazi kari kumujobagura ibikwasi ari kumwitamikishwa ni izina ry'Imana rero uri kunshaka amatayagira nabi amarira yo nimeshi shabirinda babaye bega umukobwa wowe mukobwa ariko burya umuntu umva ngiye gutinya abantu babyaye baba barakujeho kabisa byagenze gute se uzi wa mukobwa w'amafuti nahoraga numva nta kintu ashoboye w'ibikanzu w'ibigutira uhora yibombaritse ameze gutya byagenze gute uzi ko agiye kuntwara umugabo uzi ko bizinesi yanjye yitwaye ibaze ko atwaye bizinesi akaba atwaye banki yanjye ubu ndabigenza ukarashaka kiyoda none se performance yawe ukuntu nyizi shabyihorera n'uwo muntu biguhurira ese undi nta wundi ndi kuvuga uretse uwera muri rugo ibigutiya gutiya iyo abeyuye se haba hakirimo ibigutiya ariko mana kutimora njyewe nikuburira inzira abantu bakayitambukamo koko nayiharura bakayitambukamo ariko ukuntu wera muzi biragoye ngwiki aha kagira umurara n'umuntu uzi kwibara uwera muziranye ute bisanzwe yego umuzi ute ku buryo uwo muntu ushobora guhagarara aho n'amaguru yawe abiri ukavuga ngo ntabwo yabikora ibyo turi gushaka biri niyo dutekereza biratandukanye sibyo biri kwa uwera ntabwo wacengeyeyo ariko
ukuntu ukavanga inkuru. Sinkavanga inkuru se gute? Ngo ntago ngo uwera ngo ukuntu umuzi ute? Urabona ndi muntu ki njyewe wo kujya muri biriya bintu uri gutekereza? Ariko buri gihe ko iyo ngeze kuri uwera mbona ubumeze ukuntu. Utekereza? Rega ndibuka mvuga ngo uwera iki wangize ukavuga ngo nimuveho. Utekereza ko nabyibagiwe? Utekereza iki se cyanjye nawe hagati aho? Cyakora kandi ukurura amatiku atari ngombwa. Reka nkeke ko ari amatiku nta kindi kibyihishe inyuma. Rero wikeka fata ko nta kintu kiri inyuma y'ibyo bintu byose. Mwana we, none se ubundi abigenza? Icyo ngusabye ni uko utatekereza ngo wenda njye nuramugore ari cyane dupanga ntacyo pe. Ariko imigenzereze yawe n'imikorere yawe n'ukuntu wigaragaza Samuel biratandukanye. Ntabwo ukwiye gukompeta n'uramugore. Ntawe muhuriye pe. Si ufite ubwoba? Mbabarira Bire, mbabarira. Umuntu aba afite ibitekerezo byinshi kabisa. Ese ko ibi bintu wari umeze nk'ubizi, wabitangiye umeze nk'uworosoraga, wabyukaga, byagenze gute? Siko ufite ubwoba? Ako Bire, iyo uvuga gutyo ntabwo ibintu ari wowe wabinzanyemo. Ntabwo ari wowe wabinzanyemo. Ariko rusanzwe nari nsanzwe iki? Urusanzwe n'ubundi uri mu nzira yawe. Iyihe nzira? Njye nawe tujya kumenya niyo nzira wayinsanzemo cyangwa niwe waje kubimpropose ukanabimatira? Yego ariko sha ariko nkajya nibaza ibintu biba rero ukavuga ati ibintu ni inzozi, ibintu bibaho nibyo cyangwa si kuko nanjye ngiye mbyibonera kuko di ubaye ni muraroga. Ako se nta munsi uzaza umbwira ibintu byiza koko? Shaka kugira ngo umenye ngo iwanyu muraroga muraterekera. Nyine twaroze nde? Uwa muceki ute? Uwa muceki ute ku buryo yite kwiyumvamo bite byoroha aka kanya? Oya nta n'ibindi nta nabibonye ubu byanarangiye, ubu bagutwaye wagiye. Ubu rero sasa ugiye guta ntuzanyibagirwe uwera twarabanye kuri byinshi duhurira muri byose aho bigeze aha ngaha ntabwo ari twatandukanira pe. Si twabanye neza? Insinya no kuganiriza mu buriri hari umuntu ugize ajyaza ariko kakubwire Indujuza. Ni izina ry'Imana. Indujuza. Kandi uri gisaza. Urumeze neza ruri kugurumana. Nyine ni indujuza hano. Mana wera. Ariko tubigenze kugira ngo ntacyo ushaka kuvuga. Ibyo kugira ngo umuntu nkuriya umukombirike n'ari kumukombira. Inde nyine. Ukamwumvisha. Inde. Louise. So wambwira ngo ndi mu nzozi. Ceceka. Reka habyuke. Reba hano. Uri mu nzozi. Ndeba uri mu nzozi ntabwo yakwemera. Umva nkubwire wowe akuzi ko wisimbukuruza. Wowe nakubwiye ngaryo ngo cya kigabo wambwiye kibanye ngo cyitwa gute ngo arya ngo cyorora inka ni igishumba ni igiki. Ngo nicyo cyakubera. Reba hano. Ndeba shere uri kundeba. Nakubonye. Uri kumbona? Nta kintu ubona nahindutseho. Mutu tumwe wagiye kutunkoreshereza. Yego nabibonye. Ceceka wumve ikindi. Yarambwiye ngo ndi mwiza birenze ibyo mwe mubonesha amaso. Yewe. Iyo ni imitombo ariko ibyo ndi turitsimbuke. Sha izina ry'Imana nyine hariya unahise mbibona ko ari byo nyine ari ibintu mumazemo n'igihe. Nabonaga nyine nkumva ni ibintu biri aho ngaho kuko nawe uri njyewe ntabwo wapfa kubyemera. Uriya muhungu nyine avuye muri Amerika yiranguriraga abazungu ntabwo wowe umunyarwanda numvaga yakwa kwiteza rwose. Ibiryo by'iwanyu biraryoha. Baba ariko se muri gupanga mugeze hejuru saza kugira ngo bijyane muri Amerika kuko ndabizi neza ntabwo ashaka gukomeza kugumisha hano kandi ntabwo azaguma aha ngaha. Uragiye rero? Yego.
turagenda Agiye. ryari we turagenda ryari isubiriza igihe imana yacu ni nziza isubiriza igihe imana yacu ni nziza cyane ayiwe ariko man ni navuze ngo nanjye ubu ngubu hari umushuti nzagira uba muri Amerika kunyuza nanjye mfite umuntu ugiye kureba rega hari ikintu ugomba kumenya cya mbere koko njyewe ndi Samusoni ntabwo gusa Samusoni uri umukobwa Samusoni uze gute wowe uri Delila ko duhinduranyije ibitsina kakanya ze ceceka wumve warandwanyije urambwira ngo werura agatindi warandwanyije urambwira ngo werura agatindi ceceka mbivuge ngumva ngo rero wese ntiyakwemera umusore ni umusore mwiza ufite ikiroso urumva wowe ceceka mbwira ufite ikiroso uramwa ntiyakwemera uranserereza uransebya ariko icyo nkundira Imana idusubiza mu gihari ngo murebe maze tujye mu migisha yacu muhari urumva mujye mureba nk'imbwa zabuze amagufwa erega buriya umuntu akora ibintu bisanzwe bimurimo narakumotivaga njyewe ariko umubiri n'ubundi usanzwe urimo bikuri no mu maraso abirisiko uri umudayimoni umaze kubibona uzi ko wakica n'umuntu wowe gute cyakora ubu aka kanya nta kintu wakora ngo kintungure kabisa kuko buriya niba ari umuntu wiga agafata ndi uwa mbere ubona bikoze neza pe ntuburegura cyayi uri kunyitakane wowe ibi bintu ari wowe wabinzanyemo nabikuzanyemo ariko n'ubundi uri mu nzira yabyo ariko ndagushima iyo urimo urampinduka yoyo ase ngo uhindutse gute yewe we biri nukumva ko ari wowe ufite iyo mibare wenyine uba wumva ko n'icanga urimo urambara uri kumbara ubona ndi umuntu uzajya ugenda nkakuzana amafaranga tu ubu mbona nk'ikigori mbonamo nka debile ase nimba inzira nkweretse ariyo y'amafaranga kuki utayicamo inzira y'amafaranga kuki utayicamo wowe wayiciyemo se hari uwanga amafaranga nose nimba ari uri imbere ukagenda ukazana mushiki wawe cyangwa mama wawe ukaza ukayibaza ntabwo ari mapa nta n'abahari kuzi ko umenyeye ugakabye umenyereye gutarika ibyo nkubwira si byo yiturije ukamugira nk'ikigori utuje gute mu mafaranga utuje gute batubwiye hari amafaranga genda uyafate n'ibyo nimba ari n'uburaya nyine urebe ukuntu byaranga ko amafaranga tuyabona urayemo gake ariko apana cyane mo gake ariko amafaranga tuyabona uzi none ikintu tugiye gukora niba mba muri iyi nzu tugiye kugabana inshingano nk'izihe njye nishyura inzu uhaye cyangwa amahe wishyura inzu apfa kuzanya amafaranga kubera yuko imbere mfite nawe urahafite nawe hagukorera kabisa ibyo bintu byose ndabyumva pe naha mu rugo ushaka kuzajya unyigisha na zino ntebe ariko nazongera kumva ngo wera yagutwaye umugabo ufite ubwenge hari amafaranga ni hariya harya Jacques yagiye guteberayo ariko se uwera atwaye iki amwaye iki ibyo ntabwo bindeba ndi kure amafaranga komeza urarebe ubukene buri muri ino nzu urabubona ubundi uba wicara ukabona uzavamo umuntu w'umugabo uhamye wimbwira ibya kera uzabasha kwishyurira abana amashuri akamenyera icyo kurya akamenyera n'imyenda yo kwambara ariko kuki utekereza iby'ahazaza kandi turi kure by'aka kanya biduha amafaranga bari ibyo ujyamo tuyarye ukomeza uzisuke hasi kuko ntiwabasha kuzisevinga rwose ngo hazavemo imbuto uzayite naho mba nagerageje ubu ngo ndi kureba nk'imbwa yabuze amaguru nywa kano kajambo yasize ndi kureba ngo nk'imbwa ngo yabuze amaguru inywa sheri ni ngombwa zo kumbwira ngo nari nzi ko utagafata akira zana ubu ni izina ry'Imana ntabwo wanyurira gutyo kandi ndi umuntu wawe pe ntabwo wanyurira uri mu bantu benshi uzi ko we niwe ugeze unambwira bazi n'umunota umwe ariko uzi ko byashoboka wowe guca intege reba uwera buri kintu kitakuvunye ntabwo cyakuryohera cyagiye nagiraga ngo nkukomeze ugende ufite imbaraga zo kuvuga ngo ariko wa mugani byakunda ubaye umeze neza kabisa intamera neza kakurye kagushaka kanje ngiye ndegura no biraho ngiye ntazabigeraho nayo nzabigeraho ubwo rero sasa muri aho ngaho muraho muraryoshye mumeze neza mba mbireba ishyari rikwice ishyari giko najye ushaka gusiduka nka muri umuntu wa Brenda najye ajana gata yari yarabitubwiye iyo mana yari yarabitubwiye
ushobora gushidukana muri umuntu wa Brenda aje hano Brenda Belinda ariko ubundi banyweye ibiki ntabyo byose si uku Brenda si uku Branda byose kimwe muri umuna we yaza se bigufasha duca mitana nanjye ariko reka mubwire no mana gakireba hano hagize umuvandimwe wa Belinda ukwemera nyine kamubwire umuryango wabo waba ufite umuvumo yewe reba nawe Ezekiel Munamba Uwera umukozi wo mu rugo ubyaye kabiri umugabo yananiye uveho ujye kuri Gakere ubuse turabushyira mu cyiciro cy'abazamu cy'abantu bakuba amasafuriya ikikora byose ntunsuzugure uri umukwikwi nako n'abakwikwi bo kwishuri bagira agaciro uri wowe uri wa mukozi tutazi ngo turakira mu kihe cyiciro tekereza nk'umuryango ushaka gukundana ameze gutyo wende twebwe baradukunze ariko wowe utarakundwa ntabwo ushoka wowe ushaka kuza amenuka ahita bipfa nzamo se ubundi kugasanga nanjye ntari umusore mwiza ntakiri kunyishyura agatuza se akayobe se ubwanwa buconze se uburebure se abifite se barabivukanye ewe reka ngo yarayivukanye umuntu arivukira reka nkubwire wowe reka nkubwire cyaza umuvandimwe wa Belinda aje yakugira umuntu uzajya umuhanagurira inkweto cyangwa umukarani ngo kubera iki cyaze weha waba umukarani nta muntu w'iwabo wakwemera ashingiye kuki we wamubera umukarani ikindi ntujye uhindura imyenda uranuka pe reba ahantu nk'ihene zirara nakwe warababanye n'ihene ukuntu haba hanukasha ni kuno we ubu tuvuge yuko Lewis yagiye gukunda wowe wanduye ikanzu sheri wese ngo rukanzu wirirwamo niyagukunze ubu ngiye kubonirwa mu myenda yawe ceka nkubwiye njyewe ndabumesa ariko wowe umesa byahe iyi sengera nagiye guhinduka umuhondo ari kumesa we kuba ugiye gushakana n'umunyamerika ntabwo byatuma unyijyaho umunyamerika arandongoye